yarabajije ati ndashima sinivuga izina ariko ndagushimira ko twigishije ibyiza byo kwifata mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko nasigaranye ikibazo ko tubwiye ko buri kimwe cyose gikabije kigira ingaruka, kwifata mu buryo bukabije byo nta ngaruka bigira. Urumva ikibazo cyiza, ikibazo cyiza pe. Nibyo nabigishije ibyiza byo kwifata, twize ko hari imbaraga ziri mu murama, twarebeye hamwe ibyamamare, abaherwe, ibikomerezwa bitandukanye bikoresha ubu buryo mu rwego rwo kunguka ububasha n'imbaraga. Nababwiye ubuhamya bwa ba Mayweather iyo afite umukino amara igihe kinini cyane adahura n'umugore, adakora imibonano mu rwego rwo gushaka imbaraga. Nababwiye ba Cristiano Ronaldo, nababwiye abakire ba Jeff Bezos. Imwe mu mpamvu yatumye Jeff Bezos atandukana n'umugore we harimo kwifata, kwanga kuryamana nawe. Ni kimwe na Bill Gates. Nababwiye umwami Leopold wa kabiri wa wundi w'Ababirigi, uriya wari warigaruriye Congo. Nababwiye abafilozofe barimo Nietzsche, abafilozofe batandukanye n'abandi benshi umuntu atarondora. Nababwiye ko benshi bagerageje buno buryo bwo kwifata bashakisha ububasha n'imbaraga, bamwe bikanabaviramo gutandukana n'abo bashakanye. Twize ko uko ugumana umurama wawe niko hari ububasha n'ubushobozi bwiyongera muri wowe. Nababwiye ko ninjya mvuga umurama muzajya mwumva intanga, yaba ngabo cyangwa ngore. Hari ibyiza biri mu kwifata, ariko ibi byiza bigera cyane ku bagabo, kubera ko aribo bafite ububasha bwo kugenzura uburyo umurama ubasohokamo. Abagore bo uko yabigenza kose ntabwo yabasha kugenzura ibijyanye n'ubu buryo, kubera ko ni ibintu byikora buri kwezi atabigizemo uruhare. Uretse ko hari abashakashatsi bagaragaza ko hari ingeso runaka zishobora nabyo kuba zabigiramo uruhare, nazo umuntu yazazigarukaho. Mu byiza rero twabonye harimo ko imyanya myibarukiro yacu yihishemo diyama. Abahanga benshi mu isi kuva kera bahoze mu nkundura zo guhindura imbaraga z'igitsinamo ububasha buhambaye. Muri make uko wifata cyane ku bijyanye n'igitsina ni kurushaho kuba umunyembaraga. Bikekwa ko impamvu abapadiri n'abandi bihaye Imana babuzwa gushaka abagore, ababikira bakabuzwa gushaka abagabo, harimo izindi mpamvu yego ari nazo bavuga, ariko impamvu nyamukuru yihishemo ibanga rikomeye rifite ahantu rihurira n'imbaraga z'igitsina. Harimo n'isiri riri mu byanditswe biriya batubwira bya Adamu na Eva, na kuriya ngo bariye ku giti cyabujijwe. Hari isiri rwose rigaragaza yuko hihishemo kino kintu. Muri make izi mbaraga tugendana zihishemo urupfu rwacu, zikaba zinihishemo ubuzima bwacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu rero babisobanukiwe kera, nibo bategetse abihaye Imana kutegera igitsina gore cyangwa se kumaramaza, byanaba bikaba gakeya. Harimo rero ikintu cyitwa kugumana imbaraga cyangwa se kugumana ububasha. Gutakaza umurama wawe mu buryo bw'akavuyo birakujegeza, bikakwambura izo mbaraga n'ubushobozi. Nababwiye ko uba umeze nk'umuntu ufite diyama, akajya ku isoko bakamuvunjiramo isarabwayo, yarangiza agataha yishimye yumva ko bamuvunjiye neza. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko ubashe kwifata umurama wawe ntugusohokemo, nubwo bigorana, ariko nyuma y'iminsi 4 ya mashagaga yo kwifuza aho ushyira uwo murama arashira, ahubwo umubiri ukawuhinduramo izindi mbaraga zijya mu bindi bice byawo, cyane cyane ku mikorere y'ubwonko. Muri make uko ugumana umurama wawe niko umubiri wawe urushaho kujya mu mujyi wo kugukoresha ibintu bihambaye. Ibi nabibabwiye ko ari umugabo wigeze kubishyira hanze yitwa Napoleon Hill. Mu gitabo cye yise Think and Grow Rich yashyizemo chapitre yise Sex Transmutation. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1937, ariko cyongera gusubirwamo muri 2004 kubera gukundwa kwacyo. Sex Transmutation rero no gufata imbaraga ushyira mu kurarikira abo mudahuje igitsina, ukazikoresha mu bindi byubaka bikuzamura. Burya ngo bari abantu bagirira ry'igitsina ryinshi bafite imbaraga nyinshi bashobora gukoresha. Nigeze kubaho urugero, niba utabyemera uzareba ikimasa gikonnye, nta mbaraga kiba gifite, nticyongera kugira amashagaga, nticyongera kurwana. Ibi byerekana ko rero iriya myanya baba baragikijije ariyo soko y'imbaraga. Niba rero umuntu agirira ari cyane kuri ingingo,
menya ko ngo afite amahirwe menshi yo gutera imbere niba abashije gufata izo mbaraga akazikoresha neza. Muri make iyo ugirira irari ridasanzwe ry'igitsina noneho ukabasha kwifata, iryo rari ukarigenzura ahubwo ukaryerekeza mu bindi biguha ububasha n'imbaraga, uhinduka umuntu abantu bose batangarira kubera ibyo yavumbuye cyangwa se yagezeho kuri iyi si. Hari ubushakashatsi bwakozwe basanze abantu bashyushye cyane bashobora kuba bafite imbaraga nyinshi zo kureshya abo bashaka babafasha kugera ku bintu runaka. Ikibazo ni uko abantu bashyushye cyane bahugira mu gushaka kugabanya ubwo bushyuhe, bikarangira bwa bubasha buburijwemo. Umuntu nk'uyu rero ushyushye nk'uyu akoze ikinyuranye, bwa bushyuhe akabwerekeza nko mu bucuruzi, akora ibintu bihambaye ku buryo bukomeye cyane, ahinduka ikindi kinyabuzima mu mibereho. Iyo ashaka kugura nk'ibintu bye ntabwo wamucika, ibyo akozeho byose biragukurura. Aba ameze nka sumaku igukurura, aragutereta kugeza wemeye. Ibyo akozeho byose bihinduka zahabu. Uburyo gusuhuza ijwi rye, uburyo aba yifashe birakurangaza ukemera. Aba bantu bundi nibo abadasobanukiwe bita ko bakorana n'imbaraga z'amashitani. Hari n'ubundi bushakashatsi nababwiye butandukanye bwagiye bwerekana ko abantu benshi bagiye bagera ku gasongero k'ubukire, cyangwa se bagiye bakabya inzozi hejuru y'imyaka 40, cyangwa se abantu bagiye bagera ku ntego biyemeje nyuma y'aho bagira imyaka 40. Abantu benshi bakabya inzozi bafite imyaka 40. Impamvu rero nta yindi nuko umuntu ugeze muri iki kigero aba atangiye kugabanya irari agirira abo badahuje munsi y'urukenyerero bitewe n'imyaka n'ubundi abagezemo, hanyuma imbaraga z'irari akazisimbuza gukorera ibyamugirira umumaro. Impamvu badatumbagira cyane nuko izo mbaraga batangira kuzikoresha bashaje. Igihe atakoresheje akiri muto kikamukoresha ashaje, akagera kuri bike ugereranyije n'ibyo ari kugeraho iyo abitangira akiri muto. Niyo mpamvu abahanga bavuga ko ibyiza ari uko wafatiraniza imbaraga ukiri mu myaka 20-30, ukazikoresha ushaka uburyo wakabya inzozi. Uko umuntu akoresha diyama ye mu kavuyo nta kintu ashobora gupfa kugeraho ngo kirambe. Izi mbaraga rero ni iz'umuhanga witwa Sigmund Freud yise libido, nigeze kuzigarukaho. Libido nababwiye ko ari ijambo rikomoka mu rurimi rw'ikilatini, rikaba ryarakoreshejwe bwa mbere rero n'uyu muhanga mu mateka y'isi, akaba n'umuhanga muri psychology. Sigmund Freud ubundi tumufata nka fada wa psychology, nk'uko Hippocrates tumufata nka fada wa medicine, uyu nawe tumufata nka fada wa psychology. Ni kimwe nuko Socrates nawe ashobora gufatwa nka fada wa philosophy. Freud rero agereranya libido n'imbaraga zikoreshwa mu gukora igisasu cya kirimbuzi. Uyu Freud akaba intiti mu byerekeye ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe, akaba yaravukiye muri tumwe mu duce twahoze ari utw'igihugu cy'Ubudage, ubu ngubu ni mu gihugu cya Czech. Yavutse mu mwaka w'1856. Akaba yarakoresheje iryo jambo arashaka kuvuga imbaraga zisunika umuntu zimwerekeza ku kumva ashaka gukora imibonano. Kuri Freud ubushake mpuzabitsina bushobora kurenga iyi mipaka bugasatira izindi ngingo z'umubiri ibitsina bitarimo. No kuvuga wirengagije ibitsina, izo mbaraga zijya mu bindi bice by'umubiri. Ngarutse rero ku kibazo wambazaga, niba kwifata muri ubu buryo bukabije bishobora kugira ingaruka, ubundi nababwiye ko uku kwifata atari ukwifata bya burundu, nubwo hari abajya babigerageza. Uku kwifata ni ukudakoresha imyanya myibarukiro yawe mu kavuyo. Niba hari ibinyabuzima bikoresha nabi imyanya myibarukiro, ni abantu n'amafi yitwa baleine. Nibyo binyabuzima bikoresha imyanya myibarukiro bigamije kwinezeza, mu gihe ibindi binyabuzima byose bisigaye bikoresha imyanya myibarukiro bigamije kororoka. Nanka yapfa kurira ngenzi yayo itarinze. Ariko ku bantu bo babikora bagamije kwinezeza, kimwe n'aya mafi yitwa baleine. Nta kuntu rero gutagaguza umurama bitakujegeza, kubera ko igitonyanga kimwe cy'umurama n'ibiwuherekeza byose kiba gifite agaciro kangana n'ibitonyanga 50 by'amaraso. Nigeze kubibabwira, igitonyanga kimwe kandi cy'ibyo byose kikangana n'ibitonyanga 40 by'umusokoro mu magufa. Nta kuntu ako gaciro k'ibi byose wahora ugatakaza buri gihe ngo umubiri ntujegere. Urumva ko ubutakaje ikintu gikomeye cyane. Twanabonye ko hari ibindi byiza byinshi biri mu kwifata, nko gukerereza ubusaza, kongera imyaka yo kubaho, kongera igikundiro bitewe n'uburyo imisusire yawe igaragara mu gihe ukunda kwifata.
hakaniyongeraho ibindi byiza birimo kutarwara indwara zitandukanye zifata mu myanya myibarukiro n'ibindi. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo, wa mugani wawe, sinabura kugaruka ku zindi nyandiko zigaragaza ko hari ingaruka zirimo kwifata bya burundu. Kwifata bya burundu ubundi bitangira kugiraho ingaruka iyo urengeje amezi 6. Burya ibikabije byose bigira ingaruka mbi. Muri make kwifata ni byiza ariko ntibibe burundu, kubera ko ubushakashatsi buvuga ko gutagaguza umurama mu kavuyo byitwa ko utakaje igihe birenze inshuro 2 mu kwezi. Muri make wirekuye 1 cyangwa 2 mu kwezi, izo nyungu zituruka mu kwifata zakugeraho n'inyungu zituruka mu kwirekura zikakugeraho. Uretse ko hari inyandiko zivuga ko 1 mu cyumweru nta kibazo, ariko inyinshi zigaragaza 1 mu byumweru 2, wakabya 1 mu cyumweru. Mu kugusubiza rero, kwifata uko byagenda kose iyo bikabije bigira ingaruka, kimwe nuko kwirekura uko byagenda kose iyo bikabije bigira ingaruka. Nyuma y'ibyumweru 2 wifashe, cyambere gihita kikubaho no ku igipimo cy'ubwoba na stress kirazamuka, kubera ko burya kwirekura biri mu bintu bituma umubiri uruhuka bitewe n'irekurwa ry'imisemburo y'urukundo n'akanyamuneza, nka ya misemburo nigeze kubabwira ya oxytocine na za endorphine. Iyi misemburo rero iyo wifashe nyine ushobora kuyikura mu bindi bitari ukwirekura. Iyi misemburo ifasha mu guhangana na stress. Oxytocine yo ikanafasha mu gutuma umuntu asinzira neza. Ntibizagutangaze ko umaze nk'ibyumweru 2 wifashe ushobora gutangira kubura ibitotsi. Kugira ngo rero uhangane na stress n'iki kibazo cyo kubura ibitotsi, ugirwa inama yuko niba wiyemeje kwifata, wimenyereza gukora ibindi bintu bikurinda stress, harimo nka siporo no kurya indyo ihangana na stress, kuko iyo bitabaye ibyo wakurizamo n'ikibazo cy'ingaruka za stress, ugatangira kurwara nk'umutwe udakira n'izindi ngaruka zinyuranye ziterwa na stress. Hanyuma nyuma y'ukwezi wifashe, imikorere y'ubwonko irahinduka. Imbaraga zajyaga mu bijyanye n'igitsina zihita zerekeza mu bindi wahariye umwanya mu buzima bwawe. Urugero, niba ari nka siporo wahariye umwanya, niba ari ubucuruzi, niba ari ishuri, za mbaraga zajyaga mu kwifuza abo mudahuje munsi y'urukenyerero ziragabanuka, ahubwo zigafasha ubwonko mu kwita cyane ku bindi wahariye umwanya. Iyo ubwonko rero buri kwita ku bintu runaka wahariye umwanya, ku ruhande rumwe ni byiza, ariko ku rundi bishobora kuba byahungabanya imikorere y'ubwonko. Ibi ngibi bishobora gutuma utera imbere pe mu bintu runaka uhugiyemo, mu bintu wahariye umwanya, niba ari ubucuruzi, niba ari ibintu runaka nyine urimo uteramo imbere, ariko bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko. Uko byagenda kose hari ikintu wumva cyahindutse mu bijyanye n'imitekerereze iyo wifashe, cyane cyane ugatangira kubyumva nyuma y'ukwezi. Mu buryo bwa kamere busanzwe kwirekura, hari uburyo bikuza neurone z'ubwonko ndetse zigakora neza kurushaho. Ikibazo rero nuko noneho iyo uhisemo kwifata, uburyo ubwonko bukoramo buhugira mu gice runaka wahariye umwanya kuruta uko bwakora mu buryo bwa rusange cyangwa se mu buryo bwa kamere. Muri make ibijyanye n'amashagaga birushaho gusinzira, ariko ibijyanye no kwita ku byo uhugiyemo bikazamuka cyane. Ibi nabyo rero bishobora kugira ingaruka ku bwonko, kimwe nuko bishobora kugira ingaruka nziza ku bijyanye n'iterambere ryawe. Iyo umaze ukwezi wifashe, ubushuti wagiranaga n'abo mudahuje munsi y'urukenyerero buragabanuka, ugasigara ubabonamo umumaro wo kubyara izindi nyungu kurusha kubabonamo guhuza ibitsina. Nyuma y'amezi 2 utangiye kwifata, ubudahangarwa bw'umubiri bushobora kuzamo impinduka. Ibi ngibi bijyanirana n'iyindi mibereho usanganywe, urugero imirire, uburyo uruhukamo n'ibindi bitandukanye. Muri make ubudahangarwa bw'umubiri bushobora kugabanuka, kubera ko kwirekura hari ikintu bifasha mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri. Ariko iyo wifashe ukanita ku mirire yawe, nta kintu bihungabanya ku bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko abantu birekura ku bijyanye n'igitsina byibura 2 mu cyumweru bagira ikigero kiri hejuru cya antibody. Izi rero zifasha mu budahangarwa bw'umubiri. Muri make ni abasirikare b'umubiri ku rundi ruhande. Niyo mpamvu iyo uhisemo kwifata, ugomba kwita ku biribwa byiganjemo ibirinda indwara, imboga n'imbuto, kugira ngo umusaruro wo kwifata urusheho kuba mwiza, nawe ugumane ubuzima buzira umuze. Hanyuma nyuma y'amezi 3 wifashe,
imyanya myibarukiro itangira gucika intege, birumvikana cyane cyane nko ku bagore, bikaba akarusho ku bagore bari cyangwa se begereje mu gihe cyo gucura, ndetse n'ingano y'imyanya myibarukiro ishobora no kugabanuka ku bitsina byombi, ahanini bikanajyanirana no kutaringanira kw'imisemburo. Hanyuma nyuma y'amezi 6 ubundi nibwo bibaye ikibazo gikomeye cyane. Nyuma y'amezi 6 hazamo ibyago byo kurwara kanseri ya prostate ku bagabo, ndetse n'ibyago byo kurwara ibibyimba mu mabere no muri nyababyeyi ku bagore. Ibyo byago bishobora kuzamuka. Aha rero ni mu gihe umaze amezi 6 umurama utagusohokamo. Gusa ibi ngibi ntabwo bikunze kubaho kubera ko biragoye ko umuntu wifashe yamara amezi 3 nko ku bagabo umurama utaramusohokamo. Ushobora no kumusohokamo biriya byo kwiroteraho. Kandi ku bagore ho buri kwezi bajya umugongo. N'uwo bitinze biragoye ko yakwirenza amezi 3 kugeza mu mezi 6 bitaramubaho. Ibyo byago byakubaho uramutse umaze ayo mezi warifashe nyine nta kintu na kimwe kiraba, ukamara ayo mezi utarajya mu kwezi nko ku bagore. Urumva ko ibyo byago biri ku gipimo cyo hasi kubera ko biragoye ko wamara ayo mezi. Umubiri ubwawo ubyitaho utabigizemo uruhare, kandi nababwiye yuko iyo umuntu utagusohotsemo hari uburyo uhindurwamo ibifasha umubiri mu bundi buryo bwo kongerera imbaraga n'ububasha buhambaye. Muri make uramutse wirengeje amezi 6 nanone ibyago byo kurwara indwara zishamikiye nko ku mutima biriyongera, by'umwihariko nko ku bagabo. Urumva ko haziramo n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muri make niba wiyemeje kwifata bigomba kujyanirana n'ibindi bintu bigufasha guhangana n'ubu burwayi, harimo imyitozo ishobora kubisimbura, kwita ku mirire yawe mu buryo bwisumbuyeho n'ibindi bitandukanye. Nanone uramutse wifashe bikageza mu mezi 6 ushobora kwibasirwa n'umubyibuho ukabije nyuma y'amezi 6. Uramutse wifashe bya burundu, kubera ko burya kwirekura bitwika kalori 5 mu munota umwe. Niyo mpamvu niba wifashe ugomba kubiherekesha imyitozo ngororamubiri n'imirire iboneye kugira ngo utibasirwa n'ibibazo bishobora guherekeza uko kwifata kwawe. Muri make nyuma y'amezi 6 ni nabwo ingaruka nyinshi zizamuka, hakaziraho indwara zifata ubwonko zirimo no kwibagirwa, cyane cyane ku bantu wenda bakuze bari nko mu myaka 50 kuzamura. Nyuma y'amezi 6 wifashe bishobora kugutera kutihangana nk'iyo ushatse kwihagarika. Iyo umaze igihe kinini ubushobozi bwo kubasha gufunga uriya mwanda muto buragabanuka, ugatangira kujya kwihagarika inshuro nyinshi, kandi rimwe na rimwe bikaba byanagucika ukananirwa kwihangana. Bikunze kuba cyane ku bagore, cyane cyane abagore bakuzemo. Ku bagore kandi bashobora kurwara indwara yitwa atrophic vaginitis, aho umubiri w'umugore urekeraho gusohora imisemburo ya estrogen, bikaba byatuma yumva uburibwe mu myanya myibarukiro ye. Hanyuma wenda icyo nasorezaho cyo gishobora no kudategereza amezi 6 kuri bamwe, nubwo abashakashatsi bagaragaza ko muri rusange bitangira kukubaho nyuma y'amezi 6, ni ububare bwa hato na hato. Kubabara mu gihe cy'ukwezi kw'abagore, kuribwa mu ngingo biriyongera, kuribwa umugongo bikabije biza byongera bigenda, gufatwa n'imbwa ibyo bishobora kuzamuka, kuribwa imitsi, kuvunguka amagufwa n'ibindi bitandukanye. Ariko ibi ngibi biba ku muntu utiyitayeho mu bundi buryo, uvuga wifashe gusa urekera aho ngaho. Ariko iyo wahisemo kwifata ugakurikiza gahunda ijyanye n'imirire, gahunda ijyanye n'imyitozo ngororamubiri runaka bitewe n'ikigero urimo, nta kibazo na kimwe ushobora kugira. Nibwo ubona biriya byiza biri mu murama navugaga haruguru. Muri make kwifata ni byiza, ariko ntukabye cyane kuko nabyo tubonye ko bishobora kuba byagira ingaruka. Ariko izi ngaruka zishobora kuza nyuma y'amezi 6, kandi nkeka ko kugira ngo ugeze mu mezi 6 nta kintu kiraba, waba wabigizemo uruhare cyangwa se umubiri ari ubwawo wabigizemo uruhare wowe utanabishaka, nkeka ko ari ibintu bigoye. Niyo mpamvu izi ngaruka ari nkeya, ziri no ku gipimo cyo hasi ugereranyije n'ibyiza umuntu abona iyo yifashe.